wavukanaga n'abavandimwe bangahe? ubundi twari twaravutse turi abana 18. 18. Data yari afite abagore 2, Yego. mama yari umugore wa 2. uwa mbere yabyaye abana 8, mama yabyaye abana 10. abo tuvukana n'abana babo n'abuzukuru babo narabaze ngeza kuri 270. mu nzu imwe yo kwa papa wawe? iva kwa Rukeramihigo kwa data. Kwa papa. Twari benshi Bose bitaba Imana? Bose bitaba Imana, bose baricwa. Warokotse nawe muri jenoside yakorewe abatutsi uri umwe muri abo bana bose. Wihangana kubaza icyo kibazo cyo gukomeretsa no kugira ngo babyumve biryana gute? Biraryana. Yewe nyuma ya jenoside nari nzi ko ndashobora no kubaho. Yego. Mu bintu navuga yenda binyica cyane iyo mbitekereje ni mukuru wanjye wishe turi kumwe. Yego. Komera cyane. Komera cyane. Noneho mpamagara na mukuru wanjye nakurikiraga uwo yarankurikiraga. Icyo gihe nawe rwose Komera cyane. Komera n'ukuri. nuko we ngira ngo bamwishe tariki 14. Yego. Komera. N'umwana yarahetse bamuteye icumu ritunguka muri wa mwana. Komera cyane. N'abahungu be bose barabica. naho uwo murumuna wanjye w'Ibutare nawe yari afite abahungu 4, nta n'umwe warokotse, bose barabishe. Komera. Komera cyane. Yumve ko yagize anniversaire kandi numvaga ari anniversaire ya nyuma agize. Yego. Nuko mukorera gato d'anniversaire. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze byumwe ku muri no misi twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. N'abatutsi barenga miliyoni 1 bishwe hano mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero nkuko muri kubibona ndi kumwe n'umumama uzwi cyane hano iwacu mu Rwanda, yabaye umusenateri, aba ministre, aza no kuba mu nteko ishinga amategeko mu mutwe w'abadepite ariko muri EAC cyangwa muri East Africa. Uyu nguyu rero akaba yitwa Dr. Odeta Nyiramirimo, azwi cyane muri iyo mirimo itandukanye. Yarokotse jenoside yakorewe abatutsi, iza no kugira ingaruka zikomeye cyane kuko yabuze abe bose muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko uyu munsi ariho. Byabaye bibi cyane muri icyo gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ni ikiganiro kiza kuba kirekire, ndifuza kugitangira uza kugisoza. Harimo agahinda ke, akababaro ke, kuko we yarasigaye wenyine mu buzima, ariko akakubwira ko ariho kandi abaho bigakunda. Nawe uyu munsi rero wabaho. Reka tumuhe ikaze mu kiganiro kugira ngo tubashe kuganira byinshi cyane ku byerekeranye n'ubwo buzima yaciyemo. Ikaze mu kiganiro Dr. Koze. Iyo usubiye inyuma, isubije amaso inyuma, niki wumva utajya wibagirwa cyakunaniye kwibagirwa? Yewe sinzi niba hari na kimwe nibagirwa, kuko iyo iyi minsi cyane cyane igeze mpita nibuka. Yego. N'ubusanzwe ndibuka, ariko iyo itariki ya 7 igeze bihita bitangira, ngatangira kwibuka. Nijoro indege ya Habyarimana igihanurwa, umuvandimwe wacu Sara, umugore wa Murenzi, niwe wahise ahamagara telefone. Muzi ko izigendanwa zari zitarabaho, ubwo yahamagaye telefone yo mu rugo, mpita nitaba. Mbese ngahita ntekereza kuva kuri iyo saha ampamagara ati ya ndege ya Habyarimana ngo irahanutse. Kuva icyo gihe ibyabaye byose uko byakurikiranye
mbyibuka nk'aho byabaye ejo. yego. Mbere ko wenda dutangira ku buhamya bwawe uko byagenze, hari abantu bavuga bati iyo tugeze mu cyunamo njye nsubira inyuma mu marangamutima kurenza ikindi gihe icyo ari cyo cyose mu mwaka. wowe biba bimeze gute? nanjye niko bingendekera. muri iyi minsi rwose navuga ko ari ukurwana n'amarangamutima kugira ngo umuntu atirirwa arira kuva mu gitondo kugera nijoro, cyangwa atiruka ku gasozi, ariko amarangamutima aba ari menshi, amarira aba ari menshi. noneho njye kuba ndi na mukuru, urumva uko ngana mfite abuzukuru, biba binaguye, ndemera nkajya mu nzu ngakinga kugira ngo hatoya n'abana batababara kubera uko bambona. ariko mu bintu navuga yenda binyica cyane iyo mbitekereje, ni mukuru wanjye wishe turi kumwe. niwe cyane cyane utuma numva koko jenoside ari jenoside. komera cyane, komera cyane. icyo gihe mwari muri kumwe gute? waduha urugendo mwakoranye? twari turi kumwe kuko cya mbere twari duturanye, hari Nyamirambo. ni Kabageni Venansia, yari depite, yari n'umuntu uri active cyane, yari visi perezida wa mbere wa Parti Liberal azwi. ubundi aho yari atuye ni ku giti cy'inyoni, ariko kuva kiriya gihe cya 90 FPR igitangiza urugamba rwo kubohora igihugu, we yahise atangira gutotezwa, ndetse bamuzanira umugabo witwa Setiba, bamutuza imbere ye kugira ngo ajye akurikirana ibyo akora byose, ndetse igihe nikigera azamwice kuko n'ubundi ni nawe wamwishe, hamwe n'abandi yazanye kumwica birumvikana. Venansia rero yahise yimukira i Nyamirambo, ari naho natwe twari dutuye, yari atuye munsi y'iwacu. itariki 6 rero z'ukwa 4 yari yagiye i Rwamagana, atashye anyura kuri CND, hariya nyine ubu hari inteko ishinga amategeko y'uyu munsi, ariko icyo gihe yitwaga CND, ari naho ba 600 ba FPR bari n'abakada. yari afitanye inama nabo, barahuraga kenshi, ariko uwo munsi avuye i Rwamagana yarahanyuze. igihe rero twumvaga ko indege ihanutse, ubwo twe twahise tuvuga ngo duhunge. umugabo wanjye Gasasira yahise ambwira ati reba akenda kamwe kuri buri mwana, umushyirire muri sakado ka gafuka k'ishuri, noneho turebe ukuntu twataye igitaramo. ati kuko ejo mu gitondo buriya kuko twari tubimenyereye ko iyo habaye akantu bahita bashyiraho bariyeri. noneho ndamubwira nese ubu turasiga Venansia ko twebwe yenda bashobora no kutatwica? ntabwo twatekerezaga ko batwica, twari abaganga tuvura abantu bose, abaturage ba Kigali twumva badukunda, twumva rwose nta n'umuntu watugirira nabi. nkanjye niko natekerezaga, numvaga nta muntu watugirira nabi. ariko Gasasira arambwira ati ariko ibyo urivugira baratwica, ati buse ko wabonye ibimenyetso byose ko aba bantu batari bugire umututsi n'umwe basiga. ati reka tugende, ntabwo ariko dusiga Venansia, abanza ujye kumuzana noneho tujyane. afata imodoka aramanuka, rwose hari nta na kilometero yari iri hagati yacu, hari hafi cyane. twe twari dutuye haruguru ya Saint Andre, we atuye munsi ya Saint Andre. noneho aramanuka aragenda, asanga imodoka Venansia arimo arayinjiza mu gipangu aho yari atuye. ahita amubwira ati ese umenya ibibaye? ati ntabyo nzi, ati ngewe mvuye kuri CND,
ati nta n'icyo bambwiye, ati umenye ko indege ya Habyarimana ihanutse, ati ngwino rero tugende naho ubundi baratwica, ati ese tugiye, ati turavuze ngo turare Igitarama. Noneho Venansiya ati rero ati reka nibura mfata utwenda, undi atoya ngwino, ati Odeta afite za bubu nyinshi aguhe bubu, ati ariko ngwino duhite tugenda nta gutinda mu makoni, ati ubu uyobewe ko bariyeri zigiye guhita zijyaho. Venansiya araza, ageze iwacu ati atariko ubwo yazamutse atekereza abazamukanye mu modoka yacu, aravuga ati ariko ati use ndagenda ndahamagaye Rando, urumva barakoranaga bya buri munsi, ati reka mbanze mpamagare Rando, ati numve, ati niba nawe yabimenye. Aramuhamagara Rando aritaba ati rwose ati kinani kirapfuye shati kiradutanze, ati mbese ahubwo batangira kuvuga yuko ikinani kibatanze cyari kigiye kuzabica, none nicyo gipfuye mbere, ndetse bakavuga bati natwe nidushaka dupfe nawe yagiye ko ari we waduhigaga se, mbese ati buse biragenda bite? Undi ati nanjye ntabwo nzi uko biri bugenda, ariko reka tubaze Agata Uwiringiyimana Premier Ministre. Venansiya telefone Agata ati ibi bintu ubu turabyifatamo dute? Agata aramubwira ati rero ati ubu ndimo kwandika ibaruwa itumiza inama, ati abantu bose abayobozi bakuru ejo mu gitondo turakora inama, ati yo kujera crise, ko Premier Ministre ubundi niwe wasimburaga perezida, ariko ntibamuhaye ayo mahirwe yo kumusimbura n'isaha imwe, kuko ngira ngo uzi ko Agata bamwishe nyine muri icyo gitondo. Venansiya arongera ahamagara Twagiramungu, yahamagaye abantu benshi muri uwo mugoroba, ubwo twe tumuhagaze iruhande abana bamaze kwicara mu modoka. Noneho aravuga ati ngewe mbabwira ati ntahonge, ati ndaguma aha, ati kuko ntabwo naba narafatanyije n'abandi urugamba ngo mbone ibintu birakomeye aba ari giye utangira guhunga, ati ubuse ejo mu gitondo nibampamagara mu nama ngo turebe icyo tugiye gukora, uko tugiye guhumuriza abaturage, ati nzagaruka mvaye, nzagarukana. Ese Venansiya urabona none si yo nama itabatoya, ati mumbabarire ntahonge, ati nimwigendere. Noneho ndamubwira nti rero use turagusiga aha mu nzu wenyine, noneho mbwira Gasasira ni wowe jyana abana, yewe ndasigarana na Venansiya twe kumusiga aha wenyine iwacu. Noneho Gasasira avuga ngo ye gende ngusize se, ubwo se nagenda ngusize nkumva ningaruka se ngasanga umurambo wawe muri iyi nzu, ati ubwo urumva ibyo bintu yewe nabyemera? Ati turajyana niba Venansiya yanze, ati cyangwa twese turasigara ntaho tujya. Noneho turagumya turabidiskwita, ariko tugeze aho Gasasira akura abana mu modoka, ati nimuze ntaho tukigiye. Ubwo ndabyibuka bigeze saa sita y'ijoro aratureba, ubwo Venansiya yagumye gutelefona, hari n'umuvandimwe wacu hari mu Busuwisi witwaga Barikungeri, umudamu wa Barikungeri, Mary, baravugana arongera, mbese yatelefonye benshi, ati mbese avuga ati murabimenye ibibaye, ati ariko turakomeye, ati turumva ejo ikibazo kizakemuka rwose, ntabwo badufite, mbese wumva yuko yikomeza, ariko mu by'ukuri twari tuzi ko dushobora kwicwa. Noneho Gasasira aratubwira ati mwabagore mwe, ati ntimureba iri joro tutambutse Nyabarongo, ati muri twe uko turi aha uzarokoka azarogereta iri joro tutagiye. Icyo kintu yatubwiye n'uyu munsi buri gihe
ndagitekereza ariko nkavuga ni buriya niko byagombaga kuba. Yeah. ubwo twararyamye, uretse ko tutasinziriye, twumvaga twari dutuye ku muhanda neza, hariya ku muhanda uzamuka wa Nyamirambo, tukumva ibimodoka bihita. Noneho guhera saa 11 nibwo radiyo zafunguraga, itangazo riratangira, mbese hakubisemo wa muziki wa musique classique y'abapfuye. Nuko noneho radiyo iratangira iravuga ko indege ya Habyarimana yahanutse, ko abari bayirimo bose bapfuye, ko ibindi bari buze kubitangaza nyuma. Sinibuka neza uko itangazo ryavugaga, ariko ubwo ibyo bimaze kuba bahita bavuga ko nta muntu n'umwe ugomba kuva mu rugo rwe, ko imihanda yose ifunze, ko ntawe usohoka mu rugo, umuntu wese aguma aho ari. Ariko twarunguruka mu muhanda tukabona imodoka ziragenda, interahamwe ziragenda, mbese ukumva ko hari abo itangazo ryari rigenewe, ariko twe ari twebwe rigenewe, naho abandi bitabareba, kuko n'abajandarume n'abasirikari, icyo gihe nta polisi yari ihari, hari jandarumeri. Ubwo itariki ndwi rero muri icyo gitondo nibwo twumvise ko nyine za bariyeri zagiyeho, ko ntaho tukigiye. Umuntu waduhamagaye wa mbere n'umwana witwa Francina, ubu ni umugore, nuko mwita umwana, icyo gihe yari umwana muto afite imyaka 16. Ise yitwaga Emmanuel Havugimana, yari mubyara wa Gasasira. Francine araduhamagara ati papa na mama na musaza we w'imfura ati barabishe. Cyakora uwo musaza we ntabwo yari yapfuye, yari yaguye igihumure, ariko ntabwo we yapfuye, ariko se na nyina bapfuye muri icyo gitondo. Hari abacuruzi kwa Havugimana, nta kindi, nta politike rwose, ariko bari baramufunze mu byitso, bavuga kuko yari afite inzu nziza cyane hariya Kacyiru, bavuga ngo iyo nzu yayubakiye Rwigema. Mbese buri gihe bamushinjaga Rwigema, kandi uwaje kubica yari umuntu wagendaga iwabo, natwe twari twaramenyanye nawe kubera kuhagenda, yaragiye amusura muri gereza, ariko ari ukujya kumuneka. Francine rero yatubwiye ati ababyeyi barapfuye, ati none se muraza kudutwara? Se batwara tunyuze he Francis, ko bafunze imihanda? Ati none se tugire dute? Cyakora duhamagara umuzungu witwa Costa, w'umucuruzi, ariko nawe yitabye Imana. Costa niwe wagiye kubatwara, ndetse aza kubageza kuri aeroport, yari konsili w'Ubutaliyani, abana baza kujya muri Kenya. Ariko uwo munsi tukimara kumva ko kwa Havugimana babishe, n'ahandi hose abantu badutelefona batubwira ngo no kwa Kanaka barabishe, twasimbutse urugo tujya mu babikira bari batuye haruguru yacu. Tugeze mu babikira, babonye Venansia, bati bari umwe muri bo, ndetse Mameya yari yariganye na Venansia muri sogonderi. Noneho ati Venansia uracyariho? Ati wowe urashakishwa ahantu hose, ati use turaguhishaye, ati hari aho nkujyana. Twebwe aduha icyumba, ariko Venansia amujyana muri Pulaye mu nkoko, aho bazororera. Noneho tuguma muri icyo cyumba, abana batangira gusonza. Umukozi wacu yari akiri mu rugo, umuzamu. Noneho turamubwira, ngahagarara inyuma y'urugo nkamuhamagara akaza hafi, nkamubwira ntireba ibi ahangaha, noneho udutegere utungutu uduhereze. Agateka akaduhereza. Ababikira baraducumbikiye, ariko nta kindi baduhaye. Noneho yaduhereza rero, tugahamagara umubikira tutese washyira na Venansia aho ari?
Yego. ati venansiya nimumwihorere turamwitaho cyakora ngo nka nijoro abantu bose basinziriye akamushyira yego ku babikira ku munsi wa kabiri itariki 8 umubikira yaraje aratureba aratubwira ati rero ubu ati hari abajandarume babiri bari hano ku rugi bavuze ko bari bukumire interahamwe zose Yego. ati kandi ntimugire ngo muri hano mwenyine ati hano ati ba bandi bose batuye ahara batubwira abo twari duturanye abo kwa ba Gasake abo kwa ba Rugumire abo kwa mbese abantu benshi bari batuye Yego. kariya gace bari abatutsi bose bari bahungiye ku babikira yego noneho ati rero ati bose baraha ati none ati abo bajandarume bavuze ngo bari buturinde niba buri muryango utanze 50,000 ubwo 50,000 turabitanga tubiha umubikira ngo abibaye noneho buke ati kandi ngo muzajya mubitanga buri munsi ariko 50,000 bya buri munsi ntabyo twari kubona yego noneho agarutse bwa kabiri umunsi ukurikiye tutese ko aya mafaranga tutari buyabone noneho ariko kuri uwo munsi wa wundi yajeho itariki 9 aravuga ati ikindi ubu azana igitabo ati ndimo kwandika abantu bose bari hano ati kugira ngo nereke abajandarume baje hano n'abasirikari ko abantu mwese muri aha muri abaturanyi ko nta nyenzi irimo noneho twe tugira ubwoba tuti ntutwandike yego tuti rwose ntutwandike kuko nutwandika ati rero ntabwo muguma niba ntabanditse ntabwo se nibaza bakabasanga aha kandi ntabavuze tutireka dusubire iwacu icyo gihe turongera dusimbuka urugo dusubira iwacu ariko turamubwira tuti na venansiya mubwire ko dutashye yego ati venansiya ati nanjye turasubiranayo ubwo urumva kujya kuba mu nkoko yicaye ari wenyine icyo yumva ari inkoko iminsi 3 byari bimaze kumugora yego ati abwira umubikira ati nibura mpfana isuku ariko ntabwo ngiye gupfa nuka amatoto n'umunuko yego noneho araza nawe dusubirana mu rugo ubwo ni itariki 10 tugeze mu rugo Gasasira ajya kwirebera ba bajandarume kuko bari bahari babiri yego n'ubundi yari yarababonye ajya kubareba arabahamagara arababwira ati rero ndashaka ko muza tukivuganira arababwira ati ikintu ushaka ko tuvugana ni uko twe dushaka kuva muri uru rugo ati rwose nubwo tuzi ko nta kibazo dufite nta uri butwice rwose twebwe turi abaganga kandi tuvura abantu bose ariko mudufashe tujye Gitarama yego ati none se muraduha iki twari dufite imodoka y'ijipe ya Land Cruiser ati turabaha iyi modoka amafaranga yo twagiye tuyaha umubikira ngo ayabahe yadushiranye ngo ya ni make noneho nari mfite amadolari ariko y'amatravel check yego kuko nakoreraga abanyamerika nahembwaga mu madolari yego bakanyuza kuri konti kera nta warutiraga amadolari ngo bamwemerere warutiraga amatravel checks yego noneho ugasinya uruhande rumwe wazajya kuyitanga aho uyitanze hose ugasinya ku rundi ruhande ariko nkajya ndeba abo kuri banki ku jisho sinsinye zose nkagenda nsimbuka Yego. harimo izidasinye na buke ubwo icyo gihe rero iyo wayikoreshaga nk'inote washoboraga kuyiha undi muntu akaba ari we wisinyira akazasinya n'indi ya kabiri yego noneho ndagenda nzana amadolari 200 turabaha n'amadolari batisa aya mafaranga ni bwoko ki
ndabasobanurira rwose ukuntu amatravel check akoreshwa rwose ntibibatera ubwoba bakayareba bati su aya si amakotanyi bati aya mafaranga ko tutayazi ni rwose dore nkura mu banyamerika banza narazanye na kontra yewe ngo mbereke nuko ariyo bampembamo nuko barayemera bati rero ejo 11:00 ya mu gitondo muzabe muri mu modoka ati umwe aravuga ati ngewe mfite na murumuna wanjye utuye Gikondo iri joro ndarara muzanye ndamuzana noneho muzajyane tuti cyane rwose tuti turamwishimiye abo rero bari umwe yabaga ku Gikongoro undi ngo ave Gitarama ariho bakomoka ku buryo bumvaga mbese batashyigikiye ingoma y'abakiga niko navuga Habyarimana ni nacyo gituma nubwo rwose bicaye iwacu turaganira batubwira bati twe rwose ntabwo dushaka kujya muri biriya by'ubwicanyi ni nacyo gituma twiyemeje kubarinda ariko natwe nitumara kubajyana tukabafasha kugira ngo mwambuke Nyabarongo birumvikana ko tuzahita tureba uko dutoroka igisirikare ubwo abo bajandarume bombi tumaze kubaha ayo mafaranga bakatwizeza ko 11:00 baba batugezeho rwose twaraye twiteguye 11:00 abana twari tumaze kubicaza mu modoka ndetse umubikira ndamutelefona ndamubwira nti rero ntimuzayoberwe ibyacu kuko ubwo dusubiye iwacu n'ibiryo byari byashize nta biryo byari bihari umubikira yarambwiye ati se ufite icyo uteka ntewe ntabwo ntabyo noneho amaporici ni inkoko zabo zari zabuze ibyo kurya barazica amano muri izo nkoko ndetse n'amagi ibintu nk'ibyo noneho ndibaza ntese aba bantu ko ibyo ari byo byose bari baducumbikiye baduhishe uwamubwira ko tugiye ataza kugira ngo batwishe nabona tutakivuga ndamubwira nti rero turagenda ntihari abasirikari bagiye kuza kudutwara ntimuze kuyoberwa uko byagenze umubikira ati igera ku rugo tuvugana amereza 50,000 yenda ari bugire icyo abamarira ku buryo rero muri icyo gitondo twari dufite 50,000 turavuga tutireka tuyagabane twese abana tukabashyirira mu isogisi natwe buri muntu agasigarana 10 cyangwa 20 mbese turayagabana naho ubundi nta yandi twari dusigaranye muri icyo gihe 50 yari amafaranga menshi yari menshi noneho umushahara wa dogiteri wari 25,000 gutyo yari menshi noneho dutegereza baba jandarume ko baza turategereza reka da saa 10 ubwo donc bagombaga kuza 11:00 12:00 igeze Gasasira ajya kuzenguruka ku muhanda abona ahubwo za bariyeri zitangiye kuzamuka hamwe arashakisha aba bantu arababura ati nimuze dupfe kwijyana kuko muri uwo mugoroba w'itariki 10 bari badesize aho tunyura ko turi buci Butamwa tukagenda bakazatugeza ku gishanga cya Nyabarongo noneho bo bakagarukana n'imodoka twe tugakomeza n'amaguru tukambuka Nyabarongo hari abantu bambutsa n'utwato n'utwo twari kugendamo abo bakisigaranira imodoka banyuze rero iyo nzira muri uriya mugoroba w'itariki 10 Gasasira ariho utwaye imodoka yacu yari ifite cya cyatsi kibisi icyenda kuba icya gisirikari hejuru ariho umweru ku buryo bayibonaga bakabona ko ari igisirikari uretse iyo twatire yera ariko ahandi yari cya cyatsi rwose militaire noneho barahanyura bagenda basuhuza bakuma bariyeri bakabavugisha bati mukomeze mukore neza ibintu nk'ibyo baragenda bageze kuri komine Butamwa baragaruka bakajya babavaniraho bariyeri ubwo rero muri icyo gitondo Gasasira ati narahanyuze kandi barambonye muze tugende twambara za bubu turitwikira ngo batirirwa cyane cyane Venansia niwe bari kumenya kuko
yari umudepite wabo yariyamamarije Butamwa, niko karere yari atuyemo kuko yari atuye ku giti cy'inyoni. Turagenda rero muri icyo gitondo twijyanye, nta ba basirikare twababuze, ya mafaranga bayajyaniye ubusa ntibagaruka. Noneho turagenda dusanga bariyeri imwe gusa hari niyo yari igezeho. Aravuga ati sinaraye nyuze aha ntimwambonye, ati n'ubundi turagarutse. Mbese umuntu umwe wari uhageze gusa ari we utangiye gushyiraho iyo bariyeri, aratureka turagenda atiriwe anareba no mu modoka. Yahise yibuka iyo modoka ko yari ayihageze. Turagiye tugeze kuri komine, imodoka tuyisiga mu gikari cya komine. Abapolisi tuhasanze hari abapolisi ba komine bo bariho. Venansiya bari bamuzi, abaha ya mafaranga, arababwira ati mwebwe nimuduherekeze mutugeze kuri Nyabarongo kugira ngo mutwereke inzira, ariko kandi hatagira n'uduhohotera. Ati muri abana banjye, bamwe yari yarabigishije, abandi mbese bose bari bamuzi. Noneho bati turemeye, umwajya imbere undi ajya inyuma. Turagiye tugeze ku gishanga cya Nyabarongo, harimo abatutsi benshi bihishe mu gishanga, bakajya barunguruka ngo bariya ni bandi, ngo dore depite wacu. Bamubonye batangira gusohoka muri cya gishanga, ngo bakaza bamuhobera bati ahubwo turagwaho, ariko ntabwo dusigara muri iki gishanga. Baragenda turagenda tugeze kuri Nyabarongo nyirizina, duhamagara hakurya ngo batwoherereze ubwato. N'amato yose bayambukije bayajyanye hakurya, mbese bari babibategetse ngo batagira abatutsi bongera kwambutsa. Bati nimuduhe amafaranga niba mushaka ko tubambutsa. Tuterateranya n'abo bantu bose bari bari muri icyo gishanga, bashakaga 50,000, tuti ngiye 50,000 birabonetse. Ba bandi banga kuza bati ntabwo tuza. Noneho bigeze aho Gasasira aravuga ati, abwira abasore barimo, hari abasore benshi bari muri icyo gishanga, ati mureke duce imitumba twubake ikintu kimeze nka rado, noneho abatazi koga bacyogereho. Ati mwebwe abazi koga, twe twari tuzi koga n'abana. Dore muri Iroha muri Nyabarongo mutya turagenda dukurikira umuvumba aho ujya, nitwirohera turambukira nk'ari. Mbese yadusobanurira uko iwabo bogaga mu mugezi witwa Kiryango. Noneho bamaze gukora icyo cyarado, bagishyizemo hakurya haturuka amacumu, bati ntabwo mwambuka, nimunaza turabica. Bimaze kuba nyuma ya saa sita. Noneho induru zitangira kubira tugota, turirukanka rero dutangira kwihisha muri icyo gishanga, ndetse zitugezeho rwose turatatana. Tugiye kumva twumva umwana wacu umwe witwa Riana aratatse ati nimumbabarire mfite amafaranga ndabaha. Ubwo mba nsohotsemo n'uwo nkurura wari mutoya w'imyaka 7. Turagenda mbona twese tuvuye muri cya gishanga, na Venansiya avumbuka we yarara ati nanjye aba n'abana banjye muramenye ntimubakoreho. Bati ni we twashakaga. Noneho Gasasira atangira kunegosiya nabo, ati umva mw'abantu mwebwe muribeshya abo mwica, niba mwatewe n'inyenzi ko twebwe tutari inyenzi muradushaka wiki. Ubwo nkanjye indangamuntu nayitebeje mu gishanga, ariko we indangamuntu ye bari baramuhinduriye kera, yari yanditse neza, kuko icyo gihe byitwaga ngo wowe ufite inziza. Naho na Venansiya ubwo twazitebeje muri icyo cyondo cyo muri icyo gishanga. Noneho bati ibyo ari byo byose mwajyaga he tutari ko mwaretse tukabaha amafaranga. Ubwo twari dufite twa dukapu turatubajugunyira, yewe ya mafaranga 50,000 Gasasira yarafashe mu ntoki, yagombaga kutwambutsa, ayaterera hejuru anyanyagira muri icyo gihuru. Batangira kuyatoragura ati muze tugende.
turagenda turazamuka twese na Venansiya. Noneho ariko uko byari bimaze kuba nka 10:00 tugerageza kuzamuka tuva muri icyo gishanga, inzara, inyota, bimeze nabi. Twagendanye n'igicupa cya ji, izi ji concentre. Icyo gihe Nyirangarama, iza Nyirangarama zari zitarabaho, zari zigihindamuyaga, bakoraga biriya bya ji bya marakuca biri concentre bashyizemo isukari, ukayinywa mbese usutsemo amazi. Rya cupa ubwo nari ndifashe mu ntoki ndigendana, nabatereye ibindi byose, ariko cya gicupa nari ngifite. Umwana turi kumwe Ariane arambwira ati mama wampaye iyo ji ngasoma, ntabwo nananiwe no kwipfundura kubera gutitira, kubera ubwoba, twananiwe urumva 10:00. Noneho Ariane ndarimuhereza ni ngaho gerageza, arapfundura asomaho kamemo bimuha utubaraga, nanjye arampereza ndasoma. Venansiya muhaye mbese we rwose nta n'umwuka yari agifite wo kuvuga, wabonaga. Noneho tukagenda gahoro, Gasasira n'abandi bana bagiye bari imbere yacu. Ubwo mbese twari n'abana bacu 3 n'undi mwana mukuru twari twaradose twareraga kuva kigira imyaka 7, n'akandi kana k'abantu b'inshuti zacu b'Igitarama kari karaje iwacu muri vakansi. Ubwo abo bo bari badusize, twe twasigaye ko turi 3, yewe na Venansiya n'uwo mukobwa wacu witwa Ariane. Noneho Venansiya ati mugende, yari afite rero agapistole bari baramuhaye ngo ko kwirinda, kubera ukuntu bahoraga bamutera akantu kangana gutya kajyagamo ubanza ari amasaza 3 cyangwa antuka kari gatoya kangana gutya. Aragafata rero mu ntoki ati mugende, ati yewe abangeraho ndabarasa, ati mugende. Noneho tukanga kumusiga. Ubwo Bagasasira yenda bageze nko kuri metero 200 imbere yacu, 200 ariko ntizari zigeze, ahubwo nka 50. Noneho natwe tugerageza kuzamuka njye na Ariane ngo turebe ko dufata. Venansiya arahagarara, yari amaze kubura umwuka, yari na munini. Noneho ngenze nk'intambwe 10 kuko nari ngeze nko kuri metero 10 cyangwa 15 imbere ye, numva isasu, amasasu 2. Noneho numva ikintu kikubise hasi, numva ko ari Venansiya barashe, nanjye nicara hasi. Noneho nicaye na Gasasira aho yarageze imbere n'abana, abona ko nyine byarangiye batugezeho, ahita agaruka inyuma araza aho nicaye. Noneho zantera hamwe ziba zitugezeho zose, bati mwebwe, bati mwari muducitse, bati mwajyaga he, mwanyenzi mwe. Ntangira kubabwira ni ngo kuki mwari mufite n'intwaro, kuki mufite imbunda. Ariko na Gasasira akaba afite grenade bita y'Ishinwa imeze nk'umugano, arayifashe ashyiramo intoki 2, ati utema umugore wanjye cyangwa umwana wanjye ntajya ndayirekura. Iyo grenade yari yarayibuze n'abasirikare, barayigurishaga. Nk'ukuza akakuzanira ati uzirinde. Noneho yagira gutya bakitaza, bati dore bafite intwaro. Ariko wabasobanuriye ko twazihawe na Koloneli Kayumba. Hari umukoloneli witwa Kayumba, umwana we yiganaga n'uwacu, bakaza iwacu. Twari duherutse no gusohokera kuri hoteli yabo bari barubatse hariya Nyamirambo, nicyo gituma hariya hisanza mu mutwe. Wababwiye ko ari Koloneli Kayumba ariko waziduhaye ngo inyenzi nizitugeraho tuzirwaneho. Ngo yazibahereye, tuti rwose niwe waziduhaye. Bati murabeshya, bati ubundi
mwajyaga hehe ko ari uko muzi ko muri inyenzi mbese ibintu ni uko ako kanya tugiye tubona haje abapolisi ba komine babiri baraza bati muhagarare bati burugumesitiri adutumye ko dufunga aba bantu ko tugomba kubafunga bakatubwira aho basize inyenzi zene wazo ubu rero ntabwo mushobora kubicira aha mureke tubajyane kuri komine nimushaka mubakurikira bariho mubasanga ariko bamaze kuvuga aho inyenzi zigeze baratuzamura rero batugeza kuri komine tugize amahirwe imvura iragwa nyamwinshi abo baturage benshi cyane noneho baje gukikiza komine ngo inyenzi zafashwe ubu burugumesitiri nyuma baje no kumwica hashize nk'iminsi 2 cyangwa 3 kuko yari afite umugore w'umututsikazi nawe yaramwambukije ndetse n'ubwo twari twamusanze muri icyo gishanga cya Nyabarongo nawe agerageza gushaka uko yambuka ariko abonye abantu barimo n'uburyo y'amato yose bayambukije bakayaheza hakurya ngo hatagira uva i Kigali ubwo burugumesitiri yasubiye kuri komine nguko rero uko Venansiya bamwishe turi kumwe mukuru wawe icyo gihe muri icyo gihe ukibona icyo kintu mwagombaga kwambuka mwagombaga guhunga wese wumva umeze gute kugira ngo twumve ka kabaro kanyu ka barokotse jenoside numva ari ibintu byari bikomeye kubona uko umuntu abivuga nuko aba abyumva mu mutima no mu mutwe kubivuga ntabwo ari ibintu byoroshye ariko mba numva ari ibintu bibabaje birenze urugero avuga nti yenda kuko iyo tuza kugenda rya joro twashoboraga kwambuka kuko n'ubundi nta nubwo twari guca yenda kuri Nyabarongo mu muhanda nyabagendwa twashoboraga kwambukira iyo za Butamwa tugafata ubwato ariko kuba twari twageze muri icyo gishanga kuba twarahageze tugasanga imbaga y'abantu abo bose batikiriye muri icyo gishanga izo nterahamwe zari zitugezeho umva zabonye akazi uwo munsi abo bantu baraye babahiga babashakisha hose kuko abo hakurya bari batubonye turi abantu benshi ubwo bongeye gutebera muri izo mfunzo n'urukangaga rwa kiriya gishanga ariko umugore umwe wari ufite umugabo wakoraga hariya kuri ambasade y'Abanyamerika niwe nyuma twaje kubona n'akana yari ahetse ati uko mutureba n'undi muntu umwe nitwo twasohotse muri cya gishanga nyuma bamaze kwica depite ni ibintu biragoye kubyumva utarabyiboneye ariko kureba abantu ukuntu bari babaye ibisimba ntabwo watekereza ko ari abantu mwabanye mwakoranye bagutoye nka Venansiya bari baranamutoye abo bari bamutoye rwose n'amajwi menshi cyane barangiza bakaba ari bo bakanura amaso wabonaga amaso yabo yabaye ibishirira biyemeje ko bagomba kutwica tukava ku isi ni ibintu wumva biteye ubwoba ko ikiremwamuntu gishobora guhinduka gityo kubera inyigisho bahawe ko aho umututsi ari wese ari inzoka igomba kwica kuko kwicwa kuko iyo nzoka n'ubundi izabarya niyo izabica niba batayibanje ni ikintu rero wumva kandi ubuyobozi urumva muri iyo minsi yose icyo gihe ubwo ndakubwira tariki 11 niho iyo nzira y'umusaraba twayigenze hari hashize wari umunsi wa 4 wa jenoside babivuga batangaza muri RTRM bavuga bati muhigira aha dore bamwe bageze muri ibi bishanga dore bamwe bageze aha kandi twajyaga kumva tukumva turavuzwe tutari tuzi ko hari
nunatuzi uretse kutumenya nk'abaganga ngo umuryango wo kwa dogiteri Gasasira ngo nabo baguye, cyakora twagize amahirwe radiyo zimwe ziza gutangaza ko ndetse na Muhabura yarabivuze ko Kabageni Venantia yapfuye, ko umuryango wa Gasasira wapfuye. Ubwo twagarutse rero i Kigali, uti mugarutse mute iyo mvura iguye nyinshi? Burugumesitiri yafashe agasorori k'ibiryo aho umuboyi we arabanza aduherereza hejuru y'ako kago ka komine, nuko abana nibura bakoramo, bituma basa n'abagaruye akabaraga. Noneho kuko rya cupa nakubwiye sinzi igihe naritereye, ubanza aho twari twicaye ariho narisize iryo cupa rya ji. Ubwo Gasasira yari yasize akuye batiri muri ya modoka, yayihishe munsi y'amakoma, atazi ko bayatsa niyo yaba idafite batiri. Avuga ati izabananire kwatsa bazabure batiri, ati yenda nitubaho tuzayihasanga. Ubwo rero yagiye gushaka ya batiri aho yari yayihishe, arongera yisubizaho muri iyo mvura, kuko burugumesitiri amaze kubona yuko za nterahamwe zose zagiye kugama mu bigo by'amashuri, aho hose mbese hari Butamwa kuri santere, hari ahantu henshi bashobora kugama, bategereje igihe ngo bari burangirize kutwenterora. Burugumesitiri yafashe umutaka araza ati Gasasira rero yari atuzi, ati sinshaka yuko babatemera aha ngaha kandi ntaho bari bujye batarabatema. Ati none ndagusabye nimusesera aha ngaha mugende murebe uko tuti ntabwo dusubira kugenda n'amaguru, ntabwo twabishobora, twananiwe, turashonje, nta mbaraga, ntaho tujya kereka tujyanye imodoka. Tubuze imodoka irasohokerayo. Gasasira ati wowe umbwirire aba bapolisi gusa be kuturasa. Abapolisi bo bari bafite imbunda kandi nabo ubona bafite umujinya, babandi twahaye amafaranga mu gitondo. Ubwo umwe ndetse yaranyegereye arambwira ngo mukuru wawe ngo bamwishe, ngo ariko yapfuye neza, ngo bahise bamurasa mu mutwe, ntabwo yasambye, ngo yapfuye neza. Ndicecekera nkora nkaho ntabizi, kuko hahandi nayo nicaye batwanserekeye baratangiye baravuga ngo ariko uyu nguyu ngo ntabwo ari umukobwa wa depite cyangwa murumuna we. Nari murumuna we ariko yandushaga imyaka 10. Urumva barandeba agahinda bakagira ngo naba n'umukobwa we cyangwa bati ndavuga ni muravuga ngo wowe ngo upfana iki na depite? Ni wowe depite se? Nguriya mwari kumwe? Nta depite twari kumwe. Nguriya mwiriwe mugendana? Ngo uravuga yuko atari umuntu mwazanye? Ese muravuga wa mugore munini? Ni rwose twahuriye muri kiriya gishanga, bose bariyamirira ngo n'ijwi ryabo ni rimwe neza neza, none umva. Nuko nibwo nararuciye ndarumira sinongera kuvuga, mpita mbona ko nafashwe. Tugeze rero naho kuri komine, uwo burugumesitiri ngo depite ngo mukuru wawe, mbese we yari atuzi, ngo mukuru wawe bamwishe neza, ngo yahise, ngo byahise birangira. Ubona abivugana asa n'unezerejwe nuko yapfuye, ariko ababajwe nuko atasufuye, ko yahise apfa atagombye kubabara. Ubwo rero Gasasira abwira burugumesitiri ati maze ubu abwire aba bapolisi ntibaturase. Noneho ati twebwe turagenda n'imodoka, ati nibwo dushobora gucika bariya bantu, ati naho tugiye n'amaguru ntaho twabacikira. Ubwo yahise acana ya modoka tuyijyamo, twebwe dusa n'abaryamye munsi y'intebe. Noneho ahita afonsa nakugi kajyaho mu gikari kari kadakomeye ari ibati, yarakagonze ntiyategereje ko hari ugakingura. Ariko wa mupolisi ashatse kurasa, burugumesitiri ngo notirepa ngo setenord, nturase rwose ndabitegetse. Ntiyarasa. Turagenda ba baturage aho bari, nubwo yamvura yari ikigo,
bahise bavumvunukayo n'amabuye n'amacumu baza biruka inyuma y'imodoka. Ndetse tugeze hepfo kuko kuva aho kuri komine waramanuka ukabona kuza gukata, imodoka yaragiye irenga umuhanda yenda kugwa munsi y'umukingo, ariko ahita afrena asubira inyuma, dusubira mu muhanda turaza, basa n'abatugezeho nanone. Interamwe zakomeje kubirukaho, zakomeje kutwirukaho, zatwirutseho ngira ngo aho zinaniriwe niho zahagarariye, ariko yenda zizera ko bariyeri ziri budutangire, ariko nta bariyeri n'imwe twigeze duhagararaho, kabaga ari agatirega batambitse, twaragakubitaga ahubwo kakabareya ba bandi batangiye kuza kubaza ngo murava he mukajya he, icya giti kikabakubita, noneho tugakomeza bakatwirukaho n'amabuye ariko ntadufate. Kurinda twinjiye iwacu i Nyamirambo, twasanze n'urugi rurangaye, hari haje abaje kudushaka no kugusahura, basiga porutayi irangaye, twaraje duhita twinjira muri porutayi. Twageze iwacu bigiye kuba bibaye nka 12:30, nuko dusubira mu rugo, twabaye ibyondo. Mu bikira ndamuhamagara ntitwagarutse, n'icyakora Venansia bamwishe, ati baba we, mu bikira ararira rwose, atwoherereza n'ibiryo nanone, atwohereza ibyo duteka. Nuko tugaruka i Nyamirambo dutyo kuzagera aho twagiriye muri Mirikorine nyuma. Muza kurokoka gutyo, ariko murokoka ubwo urumva twari tutararokoka mu by'ukuri, twarokotse tuvuye muri Mirikorine turenze CND, tugeze muri zone ya FPR nibwo twavuze ngo turarokotse. Naho icyo gihe twari tukiri mu menyo ya rubamba. Agahinda wagize ko kubura umuvandimwe wawe, mwari muri kumwe mwakoranye urugendo mugarutse iwanyu, icyo gihe kakuryaga gute? Nari meze nk'igiti, ntabwo uwo munsi nta nubwo narisi, uwo munsi sinashoboye kurira, nabaye nk'igiti. Tugeze mu rugo, maze kugotomera amazi, maze no gusa n'utuza, nkareyariza ko Venansia yapfuye, nahamagaye padiri wo kuri Saint Andre ndabimubwira, kuko hari umwana we w'imfura witwaga Innocent Karangwa n'umugore we Annonciata n'utwana tubiri tw'uduhinja bari bafite, bari kuri Saint Andre. Noneho mbwira padiri ni uze kumbwirira Innocent ko mama we byarangiye, nawe we bamwishe itariki 13. Innocent. Ubwo nahise nongera mpamagara murumuna wanjye wari utuye i Butare, wakoraga muri biblioteke ya universite, nawe ndabimubwira, ndamubwira nti i Butare se bari batangira kwica? Toya, ati twebwe ntawe uri butwice, ati kuko ati perefe wacu, ubwo perefe ni Habyarimana Jean Baptiste, ati perefe araturinze, ati rwose yaduhumurije, n'ubu twari kumwe nawe, ati yatubwiye yuko rwose ntacyo turi bube, ati dufite na komanda ariwe Gatsinzi, uyu Gatsinzi Marcel witaye ejo bundi, ati na Gatsinzi rwose ntabwo ari butwicishe, yavuze yuko nta muturage w'i Butare uri bwicwe. Naho Gatsinzi bari banamugaruye i Kigali atabimenye, kuko bamugaruye i Kigali hariya kuri ka Kigali, bamugaruye itariki 9, yabitubwiye nyuma ya Jenoside. Icyo gihe mbwira murumuna wanjye, wowe rero bwira umugabo mwite mugenda mujyi Burundi, ati ntabwo twabona uko tugenda, ati imodoka yacu iri mu igaraje, ntimugende n'amaguru, uhunga se agenda n'imodoka, mwabicucu mwe ndanamutuka cyane, mugende. Ati none se, ati ubu, ati mwebwe se, ati ko mwananiwe kuza, ntitwebwe twasubiye mu rugo nta kundi turapfa,
ati none se ati nimupfa ati nzasigara jyenyine nitugira amahirwe ugasigara basi uzanasigare wenyine ngo ntibishoboka ntaho tujya ngo shingo mbese aratangira wararira yego wari utaramubwira ko umukuru we yapfuye nahise mbimubwira yego aratangira ararira ati venansiya baramwishe ati use ati twebwe turasigara mute ati mbese aratangira ararira yego noneho mpamagara na mukuru wanjye nakurikiraga uwo yari amurikiraga we yari atuye ku Gisenyi babaga kuri paruwasi ya eglise presbyterienne umugabo we yari pasiteri Munyakarama ndamuhamagara icyo gihe ntiyananyitaba yari yihisha ahantu telefone itagera nyuma ariko nagumye kuyihamagara abayitabye baza kumumpamagarira bukeye itariki 12 nibwo twavuganye nawe ndabimubwira uko byaraye bigenze icyo gihe nawe rwose komera cyane komera ni ukuri nuko we ngira ngo bamwishe tariki 14 yego komera n'umwana yarahetse bamuteye icumu ritunguka muri wa mwana komera cyane n'abahungu be bose barabica iwabo harokotse akana kamwe naho uwo murumuna wanjye w'Ibutare nawe yari afite abahungu 4 nta n'umwe warokotse bose barabishe komera komera cyane ntabwo byoroshye komera cyane ubwo mbese buri munsi twagendaga tumenya abo bishe telefone zigikora tugeze aho ndatekereza ko umunsi umwe nibwo natangiye kureyariza yuko nta n'umwe uzasigara nuko njya mu cyumba rwose ndakinga ndarira kuko bari baranze yuko twapfuye ntabwo twasubiye gucana amatara twabaga mu nzu idacanye yenda tugacana akabuji twari icyumba kimwe twari twaracyoruganije dushyira utubati mu madirishya noneho icyo cyumba akaba ari cyo abana birirwamo n'agasasira akiranwa nabo kugira ngo abarangaze bagakina monopoli bagakina amakarita akanga ko babyumva naho ngewe nabaga kuri telefone ubundi ngateka ibyo mbonye byo guteka ariko hari n'umudamu witwa Marcela wari ufite umugabo w'umutunga yabanguha nawe twaravuganaga akanyoherereza ibyo guteka noneho ngateka rwose n'umwana ushatse kuza kumfasha ntoya nimusange papa mugende mukine amakarita ngewe ndabatekera kuko nabaga nshaka icyo ngumya gukora kikanyuka kugira ngo dutekereze ibyo byose yego noneho bimwe nkabiteka nabi ndabyibuka umubikira yampaye porici pate jone ntazi ko mbese ngira ngo ikorwa nk'igikoma nyikoroga mu mazi wari wabyibagiwe sinzi ukuntu byangendekeye kuko ubundi rero nsanzwe nzi gusonga ubugari ariko mbishyira mu mazi akonje ndateka noneho ariko mbibahaye ngo babirye na n'ubu banze pate jone bati ni ya yindi ya mama yo muri jenoside ariko reba ko itariki 21 nanakoze gato harya nayitetse mu ifu y'iki sinibuka ifu iyo ariyo umubikira yari yampaye ariko itari ifarini y'amasaka ahari cyangwa mvanga na soya ariko nkora yampaye n'amagi nkorera umutoya witwa Cyusa gato
ya aniveriseri y'imyaka 7 yego kugira ngo yumve ko yagize aniveriseri kandi numvaga ari aniveriseri ya nyuma agize. yego nuko mukorera gato d'aniveriseri nuko asufura buji kandi tutavuga twese nta wasohoraga ijwi kugira ngo hatagira kugira ngo amumenya ko tukiriho. yego haje kuza rero n'interahamwe twitaga koca asimbuka urugo afite za grenade ziziritse aha afite agendana ikintu kimeze nk'indembo yarabaye nk'umusirikare yajyaga adukoresha jimu njye n'uwo mudamu witwa Marcel. noneho koca asimbuka urugo araza abaza umuzamu wacu yari akiriho baje kukica nyuma kitwaga Venuste. noneho aramubaza ngo kwa dogiteri bose ngo barashize koko ngo barapfuye ngo bari abantu beza ngo rwose ngo narababaye. atangira kuzenguruka urugo nari mu gikoni n'idirishya rigaragara ariko mbonye ari koca numvise avuga n'ayo magambo y'uko ababajwe n'uko twapfuye ndasohoka nese koca waruje kutwica cyangwa waruje kure ahita akubita amavi hasi ngo mama we ngo ye baba we ngo nabica koko ngo mama wanjye rwose ndagukunda uribuka cya gihe umubwiye ngo mushiki wanjye ari mu bitaro nta faranga nawe ufite ugakunguta isakoshi hakavamo akanote ka 20 k'amadolari ukakama ati nkakavunjisha nkajya kugemura ati kariya kantu ati ntabwo nanjye wanansonzana ati cyangwa ngo hagire n'ukwica turi kumwe ati interahamwe zindi zirahise ati cyakora tuvuye kwica kwa 10:00 noneho atangira kuba we yarahaguruka ati ariko ati tuvuye kwica kwa 10:00 ati burya bo bari inyenzi ati ariko abana babo ati ntabwo tubishe ati nabahishe muri jaride ati mborosa nk'ihema ryari rihari ati bo ati ntacyo bakoze ati ariko 10:00 n'umugore turabishe. ati rero ati ubu ati nitwe dukomeye ati ngaho nyihumuriza wumvi atangira nyine kumva numva iki se koca ati ya maparufe dogiteri yajyaga yitera ati ubu nitwe tuyitera ati aratangira koca nyine ambwira ibyo bavuye gukora. ntiwahise wumva ko ukoze ikosa ryo kumwigaragariza ntihise wumva ko ukoze ikosa ryo kumwigaragariza oya yashatse yageze aho ak'ubuterahamwe kagarutse atangira kunyereka ko ari interahamwe nk'abandi ariko ko twe atatugirira nabi kuko yaravuze atese ati ntabwo mukeneye ibyo kurya ngo njye kubahahira kuduhahira rero ni ukujya gusahura turabikeneye rwose urabyumva icyo ubona cyose utuzanire. yaragiye ntabwo yasubiye kwinjira ariko yarazaga agaca mu babikira afite umufuka w'ibishyimbo harimo yenda nk'ibiro 15 20 agaca mu babikira kugira ngo yacu akawurenza urugo agahamagara wa muzamu ngo yewe shangwa akira ni koca turujugunyira ubundi yazanye n'ibijumba ubundi sinibuka ikindi yazanye. bref koca nta nubwo nasubiye kumubona ariko nk'inshuro 2 cyangwa 3 yatuzaniye ibyo kurya batunga gutyo muri iyo minsi bref hari uwagukizaga cyangwa akakugirira ku kajesite gato ariko akajya kwica abandi. nyuma yo kurukuka aho ngaho ntabwo rwari urugendo rworoshye ni urugendo runini cyane narwo rugiye kutwinjiza mu gice cyacu cya kabiri igice cy'ikiganiro navuga ngo gikomeye cyane kandi kirimo ubuzima noneho bwa dogiteri Odeta Nyiramirimo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ariko nanone kubaho abana n'icyo gikomere cyo kuba ari wenyine mu muryango asigaye wenyine nta wundi muvandimwe bari kumwe. byabishoboye gute byaje gukunda gute ntihandi dukuramo icyizere ntihandi dukuramo ubuzima bwo kubana n'igikomere ariko ukabaho byanze bikunze bikavamo n'ubutwari bukomeye cyane bwa dogiteri Odeta Nyiramirimo. reka mvuge ntubutwari kubera ko ntabwo ari benshi cyane babishoboye ariko we yarabishoboye. yabishoboye gute? reka twinjire mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro.
wavukanaga n'abavandimwe bangahe? ubundi twari twaravutse turi abana 18. 18. Data yari afite abagore 2, yego. mama yari umugore wa kabiri. uwa mbere yabyaye abana 8, mama yabyaye abana 10, ariko twari twarakuze turi 9, umwe yapfuye akiri muto. Noneho abana ba wa mugore wa mbere muri jenoside hari harapfuye 2, hasigaye 6. mbere ya jenoside? Mbere ya jenoside hari harapfuye 2. yego. ubwo hari hasigaye 6, bose barabyaye, nta muntu tuvukana wigeze abyara abana bari munsi ya 4, yenda nka uwo murumuna wanjye niwe wari ufite 4. Noneho uwo nkurikira yari afite 5, abandi bari bafite abana 8, 9, hari n'uwageraga mu 10. abo basaza banjye bakuru bo ku mugore wa mbere bo bose twari duturanye ku gasozi kamwe hariya iwacu Iboneza. bari bafite n'abuzukuru, bari bafite kuko nanganaga n'abana babo bato. Mbese urumva bari bafite abuzukuru benshi, bari barubatse ingo nyinshi. Abantu rero bo mu muryango wanjye bapfuye guhera kuri data Rukeramihigo we na mama bari barapfuye, bari barapfuye mbere ya jenoside. Ariko abo tuvukana n'abana babo n'abuzukuru babo narabaze ngeza kuri 270 mu nzu imwe yo kwa papa iva kwa Rukeramihigo kwa data, kwa papa. 270 bose twari benshi, bose bitaba Imana. Bose bitaba Imana, bose baricwa. Si bose, hari abana, hari abuzukuru barokotse. Hari mukuru wanjye umwe wari muri Kongo, wari warahunze, niwe wagarutse nyuma ya jenoside. Ariko abandi bose tuvukana bari mu Rwanda, bose barapfuye, nasigaye. Mukuru we mwavuganaga kwa papa? Kuri papa na mama, w'imfura ya mama. Yahungutse nyuma ya jenoside, ariko nawe yarapfuye. Komera cyane. Bivuze ngo muri jenoside mu muryango kwa papa wawe nta n'umwe, niwe wenyine wasigaye? Ninjye wasigaye mu bari hano mu Rwanda, uretse n'uwo warokotse kuko yari muri Kongo. Ntabwo byoroshye kukumva mu bana bose mwavukanaga harimo n'uwo bishe muri kumwe, Depite Venansi, tugiye no kwibuka, hakaza n'abo bose wagiye umenya uko bagiye babica mu gasezerana kuri telefone. Icyo kintu cyarakoroheye, cyatangiye kukugora cyane, ryari gusigara uri wenyine mu muryango wose? Byarangoye kuva bikiba, ariko igitangaje kuko icyo gihe numvaga ndiho jenoside igihagarikwa, ndetse ntangira gushakisha utwana twaba twarasigaye hose, ngenda nshakisha utwo navanye muri Kongo twa musaza wanjye umwe. Muri icyo gihe ntabwo wumvaga ko muri abo bavandimwe bawe 18 muvukana neza mu nda? Ntabwo watekerezaga ko hari uwasigaye? Natekereza jenoside ikirangira, mbonye tubayeho, nahise mvuga ngo buriya hari n'undi. Ngaruka ndetse kuko sinababwiye, yenda tuvuye muri Mirikorine twaragiye tugera hari Kabuga, niho twamaze, ngewe nahamaze iminsi mike, nkomezanya n'abana duca i Bugande tujya muri Kenya. Abariho tuba tugiye, nari umuganga w'Abanyamerika, bahise bampa akazi. Mbese kwari nko kugira ngo banyibagize, nahise umuganga wari uhari baramwohereje ajya gukora ahandi cyangwa ajya mu kiruhuko, sinzi icyo bamukojeje muri icyo gihe. Ariko bahise bavuga bati we hita ufata akazi, dogiteri wundi uramusimbura. Mbese bagira ngo bamfashe kudatekereza cyane ku byo mvuyemo. Icyo gihe rero ndiyo bahise bamporopoza bati ese urashaka ko tuguha akazi, wasubira muri Peace-Corps ukongera ukakora, ukaba umuganga wacu, ko dukeneye umuganga muri Zambia, wajyayo? Inajya mwe muretse ndabanza ngaruka mu Rwanda. Ubwo itariki 12 z'ukwa 7 ndumva ariho naje nza kureba
kuko Gasasira we yari yarasigaye Kabuga avura abantu, nyuma yatahanye n'abandi bagaruka hano i Kigali. Ubwo yaragiye abohoza inzu yari iri iruhande rw'ivuriro ryacu hariya bita kwa Gasasira. Noneho ndamusanga, ndamubwira uko ibintu bimeze, ariko abanyamerika banza bashaka kuzampa akazi, ati ibyo ari byo byose, ariko ndagira ngo tubanze dushakishe abavandimwe bacu. Ati yicaye hasi yarigunze, nta n'intebe yari iri muri iyo nzu. Arambwira ati ariko se, ati dore no kwa Kanaka twari duturanye, kwa Vianney, kwande bose ntagasigaye. Ati abo muvukana ubu nagiye mbaririza hirya no hino ntagasigaye. Ati wa murumuna wanjye Twagira Mutara bamwicanye na Gatsinzi muramu wawe, bari aha ngaha. Ati hana mbese ibyo yagiye amenya kuko yari araha, arabimbwira byose. Icyo gihe mu by'ukuri numvaga abanyamerika bari batarambwira ibyo kujya muri Zambia, ariko nahise nsubira muri Kenya. Twagendaga muri ya ndege rero ya Minwari, tukajya gusaba ko badutwara, nuko ndagenda nsubira Nairobi. Nibwo numvise ndi jyenyine, n'inshuti zanjye zose zarishwe. Noneho tutaramenya ko hari n'utwana twagiye turokoka. Noneho ngeze i Nairobi niko abanyamerika baporopoje ibyo byo kujya muri Zambia. Noneho nandikira Gasasira ndamubwira nti rero abanyamerika bamuhaye akazi ko kujya muri Zambia, njyewe ndumva rwose kugaruka mu Rwanda bitazanyorohera, ndumva nagenda, ndumva najya gukora muri Zambia. Ahita ajya gusaba lift muri ya ndege ya Minwari, mbona nsanze Nairobi. Araza arambwira ati niko, ati twabonye igihugu, ati twagize amahirwe, FPR yatsinze, none ubu abandi batangiye gukora, turirirwa dukubura umujyi, turirirwa dukora ibintu byose, none kugiye muri Zambia. Ati ubu se, ati urabitekereza uti ubu se nzaba mu gihugu ntagira umuvandimwe, ntagira inshuti? Ati uriya se, ati wari uzi ko, ati naba babyara bawe bahageze, ati nababohoreje inzu imbere ya kabine, ati na Kanaka yaje, ati abo si abavandimwe bawe? Ati ntabwo jyewe nzagukurikira muri Zambia. Ati none rero, ati jyewe icyo nkubwira ni uko waza tugataha. Noneho nkibaza nkavuga se use nzajya nyuraye, ese bizagenda bite, nimpura se n'interahamwe nzabaho? Mbese ntangira kubunza imitima yo guhura n'interahamwe, yo guhura, ariko yakoze uko ashoboye mbese ngo anyumvishe ko tugomba gutaha. Noneho ubwo abanyamerika bari bamaye rwose n'impapuro za kontara zo gusinya, ndazibasubiza ndababwira ntoya tujye. Ubwo yahise ambwira ati namenye ko n'umwana witwa Claudia ashobora kuba ariho. Ati noneho nanjye nyuma nza kubaza umupasiteri witwa Karamaga, ahubwo mfite ibaruwa yawe, ati nandikiwe n'umuntu wahunganye Claudia. Ubwo ati dushobora kuzagenda tubona n'abandi, ati deja, ati n'iwanjye, ati ubu hari Kanaka na Kanaka, hari umwana witwa Christina wacu nawe ubwo yari yaje ashakisha aho twaba turi, aba arahagiye. Mbese yari amaze kugira abana nka 3 bari iwe deja yahasize, aho yabohoje. Ambwiye ati hari utwana, ati ubwo se utwo twana tuzabaho dute niba utaje ngo tudushakishe tuturere? Ntituri menye ko hari utwana twarokotse, ntiturahari se? Ati tuzatubona. Ati nako wumva kari muri Kongo, kuko ndaje ahubwo ejo tuzajye kugashaka. Siko twagiye mu nkambi y'interahamwe tugeze hariya ku Gisenyi, nta n'imodoka twari tugifite, imodoka zacu bari barazibye barazibohoje. Ariko hari mubyara wanjye witwa Strato wari uvuye i Burundi, aje afite imodoka,
niwe twajyanye tugera kuri frontiere dushaka umuhungu w'inkotanyi araduherekeza, ariko Strato aguma aho ngaho hariya kuri grande barriere ku Gisenyi, asigara asenga kuko yari azi ko natwe tutari buveyo. Ariko umwana twaje tumuzanye kari akana k'agakobwa kagiye kuzuza imyaka 11. Iyo ari umwana mukuru wawe? Wa mukuru wanjye nkurikira, iwabo niwe wari warokotse wenyine, ubu ari muri Canada, araho ameze neza, afite abana 2. Noneho nyuma njya muri Croix Rouge nshakisha ko hari abandi baba bahari, nsanga hari utwana 3 banditse ko turi muri orpheline ahantu muri Congo, nuko natwo ndadushakisha, twana turagaruka. Mbese tugenda tugumya dushakisha hirya no hino, twaje kwiroturuva aho twari dutuye hariya i Remera munsi ya controle technique, rwose dufite abana 14 bose murera 11 b'imfubyi n'abacu 3. Nuko ubuzima rero urumva kagahinda nari mfite, uretse ko rimwe na rimwe najyaga mu cyumba nkikingirana nkarira, ariko sinashakaga ko abo bana babibona. Abana babagaho, ndetse abo ku Gisenyi bakundaga gutera igiparu cyane, bari abana bose bari hagati y'imyaka 10 na 14. Noneho umwe akavuga ngo ariko ngo mbwira ngo mama wawe ngo igihe twajyaga muri cya cyobo ngo bashyize ikirago hejuru ngo interahamwe zitamenya ko harimo icyobo, ngo noneho ngo we ngo agasiga kambambiri hejuru ya cya cyobo, ngo burya ngo yagira ngo atanduza tapi yo mu cyobo, ngo byari byagenze mbese bakabiteramo igiparu. Noneho nkabyumva nkananirwa kugira icyo mbabwira, ibyo mama uvuga nibi, bati tante tuba tugira ngo twiyibagize, bati none se nyine, bati ntabwo wari ubizi ko Helena yatumye aribo batubona kuko yasize kambambiri hejuru y'icyobo, ni umugore wa musaza wanjye. Mbese ibintu nk'ibyo bakabiteramo igiparu ngo ni ukugira ngo biyibagize. Ngewe agahinda kakanyica nkajya mu cyumba nkarira, batabizi nkavugana aba bana ubu barasaze, ariko nyamara ubu bose babaye abana bazima. Iyo ubona wareze abana mu muryango wose wo kwa papa wawe, kwa mama wawe, wararokotse ari we mubyeyi, ukabona uyu munsi aho bageze, ukabona nubwo wari ufite ako gahinda n'uyu munsi ntikarashira, ni ikintu abanyarwanda bazabana nacyo. Wumva umeze uti hejuru y'ibyo byose? Hejuru y'ako gahinda numva afite n'umunezero, si ukukubeshya. Ubwo nkubwiye abana 14 twari dufite mu rugo, ariko n'abandi bagiye barokoka bose bo mu muryango. Hano niho mbese iwacu niho habaye iwabo. Twarabashyingiye, abo dushoboye gufasha bose twarabafashije, nabo ubashyiramo intege rwose barifasha. Ubu bakoze umuryango munini w'abakera, ndetse hari n'abandi bana benshi b'imfubyi bagiye bareba ukuntu tubaho mu muryango wacu, ukuntu tubana n'abo bana bose bacitse ku icumu rya jenoside. Noneho bati natwe turabasabye, natwe twinjire mu muryango w'abakera. Noneho bose bakinjira mu muryango w'abakera. Ubu iyo duhamagaye abakera bamaze kugera ahari mu 100, mbese cyangwa baranarenze, dushyizeho n'abana bose tumaze kugira umuryango munini. Abana bariyubatse, bati rwose natwe ubu dufite ingufu, turashaka kubaka iki gihugu, nibura twabonye igihugu cyiza. Kuko abo bana bose barize, leta yarabishyuriye muri farije, bakagira aho bataha bakaza iwacu, bakagira ababagira inama, tukagerageza kubasura uko dushoboye. Urumva ntabwo byari byoroshye, kandi tugomba no gukora cyane kugira ngo tubone ibibatunga. Ariko kuba twarabonye igihugu, tukumva ubu aho ngenda hose, aho abo bana bagenda baba banezerejwe,
ni uko ntawe ubatunga urutoki ngo dore za nzoka ngo dore za nyenzi, ahubwo bakaba babona igihugu kiragenda cyiyubaka, nabo bakumva bagomba kubigiramo uruhare. Icyo rero gisa n'ikigabanya ka gahinda, gisa n'ikikagabanya. Dogita, byanze bikunze wari ufite abana uri kurera bafite agahinda, babuze ababyeyi babo, nawe ugafite, ariko wagombaga kuba mukuru, wagombaga kuba umubyeyi wabo, kubavura ako gahinda, kubarera, nawe ufite akarenze. Ntabwo byari ibintu bigoye? n'iki cyakugoye utajya wibagirwa? Byari ibintu bigoye, ariko twageragezaga kureba uko tukiyibagiza. Navuga ko twageragezaga kureba uko rwose tukiyibagiza n'abana, tukagerageza kubarangaza, kubigisha, mbese gukora ku buryo badahora muri ako gahinda. Nanjye nagira n'agahinda nkagerageza kugahisha, mbabwira ni rero ko turi hose, ubwo turiho rero mureke tubeho koko. Kugahisha si byo bibi? Ntabwo ari byo wenda ntibituma urwara umutwe, ntibituma udasohora ibitekerezo byawe? Oya, ibitekerezo ngewe ndabisohora. N'icyo gihe cyose iyo abantu bambazaga, ari abanyamakuru bavuye mu mahanga, ari ngewe narabivugaga, numvaga nshaka kubivuga kugira ngo ntabigumana, ariko igihe ndi kumwe n'abana ngashaka ko tuvuga ibindi, ngashaka ko tuvuga ibyo biga, ngashaka ko babyina. Iwacu mu rugo twari twarashyizeho itorero ry'abakesharugo ba Gasasirane, nabo biyise iryo zina. Iwacu twari dufite itorero mu rugo rwose, twarabuze n'imishanana. Ubukwe bubaye, kuko bose uko bagiye bakura byahereye kubo tutareraga, nk'umuhungu wa Venantia wahise ashyingirwa nyuma ya Jenoside witwa Aimable Gakire, yenda uramuzi? Ndamwumva. Niwe washyingiwe mbere. Nk'ubwo abakesharugo nibo babyinnye, mbese dutangira dushyiramo ikintu cya morali mu rugo, kugira ngo batazajya bataha ngo bumve bigunze. Hari akana kamwe muri abo twavanye muri Oroferina, ubu ni umusore, ariko tukazana kari gafite imyaka 4, ariko nagiye kukagurira imyenda yamukwiraga ari y'umwana w'imyaka 2. Ni ukuvuga ngo yari yasonzeye cyane muri iyo Oroferina. We rero niyo twicaraga tureba televiziyo, yicaraga yiteye umugongo, ukabona amarira arashotse. Nk'uwo mwana nanjye byarandyaga ahantu, nkagerageza kwihangana, ariko bikananira. Nza gushaka nyina wabo, nawe wari warokotse, ndamubwira nti rero aba bana ni bato, kandi yewe mfite akazi kenshi. Ubwo we nta kazi ufite, yari yarahoze ari umwarimu, ariko atahise abona akazi. None ndagira ngo aba batoya aba ari wowe ubarire, ubakurikirane, ubigishe. Noneho akabarera, nkamushakira ibibafasha kubaho. Ariko we ubwo yari yagiye dayeri, noneho no muri Avega nayo imaze kubaho, kuko n'umugabo we yari yapfuye. Noneho akabakurikirana, ariko muri weekend bakaza iwacu, n'ibyo bakeneye bakaza. Mbese cyane ko twari tunaturanye twese hari i Remera, bigasa naho bahaba hombi. Byabaye nk'ibinduhuye, nibura batangira kugenda bigira hejuru. Bagiye bagaruka nyuma n'ubu, ndetse nk'aba batatu, abo batatu rwose nta nubwo bararongora, ariko bageze mu gihe, ariko turacyari kumwe, 2 ndetse bakora kuri Rusheri, kuri ya hoteli nababwiye. Hoteli yawe, yego. Ni byiza nabyo, ni ubutwari kugira ngo ubone ababyeyi bakuza abana, yego abavandimwe babo, bakabageza kure cyane. Uyu munsi bakaba bashima bati nubwo twarokotse turi bake, twari dufite umuryango munini, ariko turashima ko bake twarokotse, hari aho tumaze kugera, hari aho bamaze kugera. Honorable, uyu munsi hari benshi navuga ngo bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, yabagizeho ingaruka mu buryo budasanzwe, by'umwihariko mu buryo nakwita ko
ari ubufatika mu buryo bwose bushoboka. Wabuza abavandimwe bawe, ubura abana bawe, ndavuga abana b'abavandimwe bawe n'abana bawe, ubura ibikomeye mu buzima bwawe. Niki navuga ngo kugira ngo twumve babandi bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, niki navuga ngo muri ibyo byose, mu magambo make, muri ibyo byose cyagukomereye kikakugora kwakira mu buzima bwawe no kugeza uyu munsi? Mu bapfobya ikintu kimbabaza cyane ni nka bariya bantu bakuru bapfobya jenoside kandi bayizi ko yabaye. Naguha nk'urugero rwa mbere, umuntu wambabaje cyane ni Rusesabagina. Buriya Rusesabagina yari inshuti yacu, yaranadufashije tugera muri Mirikorine, ni nacyo yenda cyatumye dushobora no kurokoka tukaba tukiriho uyu munsi. Kandi jenoside arayizi, uko yateguwe, uko yatangiye, n'ibyo twaganiraga byose, nawe agaha interahamwe muri icyo gihe cyose. Ariko nyuma iyo wumvise amadisikuru ye, hari disikuru muri iyi minsi numvise, mbese urumva aho afunguriwe abantu bagiye bamugarukaho cyane. Hari disikuru numvise avuga ngo hapfuye, ngo abatutsi se bapfuye, ngo banganaga iki, ngo ko hapfuye abahutu ahubwo, ngo bishwe n'abo batutsi ba FPR, ngo dore ngo kandi bazize ko ari abahutu, ngo nta kindi. Mbese avuga ko jenoside ari iy'abahutu. Ibyo ndabyumva, umuntu ubizi akirengagiza ukuri, kandi twari inshuti icyo gihe cyose, twarabanaga mbere ya jenoside, muri jenoside twari kumwe, nyuma nawe bamujyanye i Kabuga, aho batujyanye kuko buriya batuvunje interahamwe. Minuari niyo yakoze iyo operasiyo, ariko bihereye kuri FPR yari yanegusiye na leta y'icyo gihe, bati turabaha abanyu bari muri stade, ariko natwe muduhe inzirakarengane ziri muri Mirikorine na Sainte Famille. Nuko bagendaga batugurana, tugera rero i Kabuga dutyo. Na Rusesabagina niko yageze i Kabuga, na nyuma ya jenoside asubira muri ya hoteli arayijera, yajeraga iriya diplomate, iriya hoteli de diplomate, kuko buriya yari yagiye muri Mirikorine mu gihe cya jenoside, nawe yahagiye, navuga ko yahungaga, ariko ahageze abonye abazungu bagiye, anavugana nabo kuri telefone, bamuha ubutegetsi bwo kongera akaba ari we unayiyobora hoteli de Mirikorine. Ariko ubundi iyo yari asanzwe abereye manager, yari iriya hoteli de diplomate, ubu ahari Serena h'uyu munsi. Rusesabagina byose yari abizi, yabyirengagizaga abizi, ariko bivuga ko yari afite mbese ururimi, indimi ebyiri. Twebwe ibyo tuganira ntabwo ari ibyo yaganiraga yenda na Batwagiramungu cyangwa n'abandi bose ubu uyu munsi bapfobya jenoside. Abo rero babizi cyane, numva bimbabaje, nkavuga ni umuntu ashobora kuba navuga nk'inzoka yiyuburura, uyu munsi akaba umwe, ejo akaba undi. Ni ibintu wumva bibabaje cyane. Wa muntu wari waragiriye icyizere ko ari umuntu, ukabona aragenda ahindura imvugo, ukumva ari ibintu utashoboraga kumukekera. Ariko abana uyu munsi bandika kuri izi za social media, bandika bapfobya jenoside, bariya nabo baba babisizwe n'ababyeyi babo, abakuru babizi, bazi ukuri, ko babizi neza ko jenoside yabaye, ikaba yarishe abatutsi. Nkubwiye uwo mubare w'abana iwacu bari barabyaye, twari dutuye mu gihugu hafi ya cyose. Bamwe bari i Butare, abandi bari i Kigali, abandi bari ku Gisenyi, abandi bari mu Rutsiro. Mbese twari benshi kandi tunyanyagiye hirya no hino, ariko kugira ngo bose bapfe bashire, ni ukuri, ni ukuvuga ngo jenoside yararishije uko babishakaga, uko babyifuje. Wa mugani kugira ngo n'umuntu yumve
agaciro kabyo Eh. bivuze ngo abana mwavukanaga muri benshi mwavukanaga muri 18 mu nzu imwe yego kwa papa wawe Eh. 18 wari wakangahe yewe ubu ngubu nari uwa 17 17 Eh. inyuma yawe hari umuhererezi hari umuherezi muri 17 kugira ngo barumve ibyabaye mu Rwanda bari barabyaye mu bantu 200 hafi 300 muri abo bana bafite n'abuzukuru babo mbabazi bose baza kwicwa muri jenoside harukuka bakeya harimo wowe warokotse nawe muri jenoside yakorewe abatutsi uri umwe muri abo bana bose wihangana ngo bazi icyo kibazo cyo gukomeretsa no kugira ngo babyumve biryana gute biraryana biraryana urumva iwacu twaranakundanaga cyane n'abo bakuru wasangaga n'abo basaza bacu baguterura bakagukikira igishiki cyanjye abo bakuru banjye bose twarakundanaga cyane iwacu wari umuryango ugira urukundo yewe nyuma ya jenoside nari nzi ko ndashobora no kubaho ariko nareba abo bana tugize amahirwe tubabonye kandi n'abacu bariho nkavuga nti ngomba kubaho ngakora kandi n'uyu munsi ndakora cyane nubwo nitwa ngo nafashe retraite ariko mba nicaye aha nkora projet nshya mfasha udafite projet ntabwo siniha umwanya wo kugira ngo mbitekerezeho kuko sinshaka kuba nabitekerezaho ngo ndeprime ahubwo bimpa imbaraga nkavuga nti aba bavandimwe banjye nabo iyo baba bahari dore twakoranaga ibi ubu tuba tumaze kugera aha ariko noneho ndahari reka mbikore kandi n'aba bana iyo mbonye rero ukuntu benshi muri bo nabo bakora neza bakora cyane numva nibura hari icyo nasigariye avuga nti nubwo yenda hari uwari gusigara akavuga ati nasigariye iki hari n'abo ubona ko badepurimye abandi bataye umutwe ntabwo jyewe nabihaye uwo mwanya kuko naravuze nti ufite icyo nasigariye buriya kwari kugira ngo nderaba kwari kugira ngo umuryango wacu ugumye ubeho none umuryango w'abakera uriho umuryango w'abakera rwose uriho ndetse nuko mbura umwanya kubera gukora cyane buri gihe ariko ngiye kubishakira umwanya uhagije nibura ndangize kwandika ku gatabo gatoya natangiye mu kinyarwanda kavuga ngo abakera barazutse abakera n'abava kuri rukeramihigo bava kuri papa wawe ubu nyine abo bana bose bo mu muryango n'abababyara banjye ba marume bose abo mu muryango wo kwa rukeramihigo bose bahurira kuri jye kubera data bose nibo ubu bakoze uwo muryango w'abakera umuryango w'abakera rero urakomeye niyo tubahamagaye dukeneye kubakira uyu turagenda tukamwubakira inzu nimara icyumweru ituzuye mbese kandi abantu benshi barambaza nk'ab'inshuti zacu bati wabigenje uti sinzi uko nabigenje ariko nzi yuko abana bo mu muryango wacu barokotse bose tugomba kuba umwe kandi na n'uyu munsi n'ejo hazaza tugomba gufatanya tugashyigikirana kugira ngo tubeho ndetse n'igihugu cyacu kibeho uwarokotse muri jenoside reka tujye ku cyizere tubare icyo duserezaho uwarokotse jenoside navuga ngo uyu munsi udafite icyizere wumva mu myaka 29 ishize akumva aracyafite ububabare bwinshi cyane birashoboka ari wenyine birashoboka ko ubuzima ntabwo kugira ngo abeho kugira ngo akure agire icyizere kugira ngo abashe kugira ibitotsi abashe gusinzira kugira ngo abashe kujya mu munsi mukuru awiyumvemo kugira ngo abashe kujya mu kazi agakora nk'uko bikwiye birashoboka ari umujene ukiri mu kazi cyangwa ari n'umuntu mukuru wampa nk'utu tipusi cyangwa ibintu nka bitatu yagenderaho kugira ngo abashe gukomeza ubuzima nanava kuri ino si azavuga ati nyivuyeho narakoze nyivuyeho nibura nishimye umuntu wese warokotse iyi jenoside
rwose ikintu namubwira kandi mwifuriza ni uko agomba gukomera akishimira ko yarokotse. Hari uwavugaga ati unasigariye iki, ntihazajya utekereza atyo, warasigaye nyine kandi wasigariye benshi. Umuntu wese rero warokotse jenoside akwiye kumva yuko iki gihugu cyadufashije kugira ngo turokoke. Ntawe uzakubwira ngo yararokotse byagenze bitya ntarangirize kuri FPR imurokora. Twebwe twambutse hariya kuri CND tubonye ingotanyi twatangiye gukoma amashyi, abandi bavuza induru bararira kubera ibyishimo, abandi barizwa nuko ababo basize inyuma ari imirambo, ariko twumvise tubayeho tubabonye. Kumva rero uko iki gihugu cyagiye gikora kugira ngo amahoro agaruke, kugira ngo abana barokotse babeho ari abatuzwa, badafite ubacumbikira, badafite aho baba, leta ibacumbikire ibubakire. Abapfakazi leta igashyiramo ingufu zingana kuriya. Rwose ndabyibuka farije ijyaho hemejwe 5% ya bije yose y'igihugu. Wajya muri farije akareba abacitse ku icumu, kandi abacitse ku icumu se bari bangahe? Bari 220 kuko twarababaze ndi muri Minaroke twarababaruye, bari 276 na bangahe, nta nubwo twari tugeze ku 300. Kandi farije yo yanafashaga utishoboye. Nkanjye nakubwira ko icyo farije yamfashije ni ukurihira abo bana nareraga amashuri, ariko nigeze bagaburira kuko narabagaburiraga, narakoraga n'umugabo wanjye rwose dufatanije twarakoze, turabagaburira turabambika, ariko leta yabariye amashuri kugeza barangiza. Umuntu wese rero utari ufite gifasha yari agifite kuko yari afite leta. Iyi leta rero tugomba natwe kuyifasha. Yaduhaye imbaraga, yaduhaye ubumenyi, yatumye abo bana bose biga, cyane cyane iduha kumva tunezerejwe no kugira igihugu. Ariko uzi kuba mu gihugu witwa ngo uri umunyarwanda ariko udafite uburenganzira, aho ugeze hose najya gusaba akazi, ni dore ndangije medicine ndashaka kuza ngakora kuri CHK, bakandeba muri minisiteri bagaseka ngo ariko ngo 10% ryaruzuye kandi nta mututsi n'umwe uhari, ariko bakambwira ngo abatutsi baruzuye kuri CHK ngo 10% ryarageze, bakatwohereza ku Kibuye. Abandi bariya bakanimba bakabohereza za Rwinkwavu, abandi donc tukajugunywa aho abandi bose banga. Urumva kuko twe nta ruvugiro twari dufite. Ndetse bageze aho twebwe baravuga ngo kuhera ubu tugiye muri minisiteri ya education, bitaga Mineprisec icyo gihe, kugira ngo tujye twigisha mu mashuri y'abasisita mediko n'abenfirimiye, ariko twe kubihemberwa. Kuko turi muri minisante ukajya kwigisha baguhaga ka prime kuko wigisha. Baravuga ngo reka tugira abo dushyirayo, nanone bagenda barobanura abo badashaka badushyirayo. Ndetse mva ku Kibuye niho twakoraga, nza muri minisiteri, secrétaire général yari inshuti yacu yitwaga Mugemaro Muwaridi, nawe yarapfuye. Ariko yapfuye yishwe n'urw'ikirago, ntabwo yishwe, ntabwo yari uwicwa na jenoside. N'ubu umuryango we uri muri Luxembourg. Noneho nza kureba Mugema ko badushyize muri Mineprisec, ubu twakoze iki koko, ni mwatuvugiye? Arambwira ati ariko detati ati mwagiye mucisha make mugaceceka, ati mugize amahirwe nibura babazanye naho ndi secrétaire général yari umuhutu, ati nibura aho ndi secrétaire général ati barahabazanye, ati buriya sinzajya nibura mbashakira twa stage, ati twa bourse mukajya kwiga nk'abandi, ati ubuse mwari kuzigera musohoka muri iki gihugu, ati naho ubundi ati umugize Imana
baracyabaha akazi ati ubundi baba babanje kuvuga ngo ariko aba batutsi bakwiye no kujya batuvurira abantu ati none ati ni mwikarume rwose munerekane ko mubyishimiye kandi koko nyuma yagiye aduha buruse tukajya kwiga ndetse wagera hanze nk'abavandimwe banjye nagiye gusura mu Busuwisi bati ugeze hanze wabonye pasiporo aho nuje kutuneka mbese kuko umututsi ntiyasohokaga ntiyahabwaga amahirwe mbese nta burenganzira yari afite bw'ibyo byose nk'iby'abandi babona none rero uyu munsi ukavuga uti niniga ngatsinda leta izampa buruse izanyohereza nzabona akazi aka n'aka mbese ugakora aho wumva wishimiye gukora ni ikintu rero umuntu wese warokotse jenoside akwiye kubona akavuga ati jyewe mfite igihugu nk'undi munyarwanda wese mfite uburenganzira reka mbukorere kandi mbukoreshe neza twavuga byinshi kuganira noneho na honorable Odeta Nyiramirimo ni ibintu navuga ngo byiza cyane guha ibitekerezo ndetse n'icyizere by'umwihariko ku warokotse jenoside yakorewe abatutsi n'umunyarwanda wese navuga ngo wahungabanijwe by'umwihariko na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Dr. reka nkubwire nti komera cyane kandi uri intwari n'umuryango wawe ibyo ari byo byose urabizi abana bawe abo 10 na bangahe bose ufite wabyaye wareze nabo barabizi kuko bateranira iwawe iwanyu na Dr. Gasasira nuko hari icyo nuko hari icyo wakoze kuri bo nawe ujye wicara wigurire kamwe wa mugani urakoze wicara nigurira twinshi ubwo uti ntabwo ushimira Imana ni ukuri pe reka tugushimire byanze kunze nkeka ko umuntu watangiye kino kiganiro agasoza kino kiganiro akuyemo byinshi cyane by'ikintu nkuye muri ikintu cyitwa icyizere no kubaho byanze kunze nyuma ya byose nyuma y'ibyo waciyemo uba ugomba kugira icyizere cy'ubuzima uba ugomba kubaho ugomba kurwana kugira ngo ubeho Dr. mwakoze wihangane ku bibazo nagiye nkubaza kugira ngo twumve ubuzima abanyarwanda baciyemo umve agahinda k'abantu bagiye bacamo ariko nanone icyizere nyuma y'ibyo byose gishobora kuba cyabaho nyuma y'imyaka 29 mwakoze cyane kubana natwe ni ukuri nanjye ndabashimiye nubwo biba byatumye umuntu nyine asubira inyuma n'amarira akaba menshi ariko nta kundi niba hari uwacitse ku icumu byafasha rwose kandi yewe n'umpamagaye akambaza atese nkanjye ko mfite ikibazo kimeze gitya mbigire nte mugira inama uko mbishoboye rwose ntihakagire uwiheba rwose murakoze cyane Dr. murakoze